yari umusoresha mu gihe cy'ubu ngubu, ariko ngo uyu Zakayo yakoraga ibintu by'uburiganya, abantu akabaca imisoro myinshi cyane. Ariko ngo aza kumva inkuru y'uko Yesu ngo yarimo atambagira ngo muri uwo mudugudu waho yarakorera, nk'uko byari byarahanuwe n'umuhanuzi Ezekiyeli. Ariko uyu Zakayo ngo agira ishyaka ryo gushaka kwegera Yesu cyangwa se kureba Yesu, ariko kuko ngo yari mugufi kandi abantu bari benshi cyane abona babyigana, arangije ngo yurira igiti cyane ngo kugira ngo arebe Yesu. Uyu munsi wa none ndagira ngo Yesu atahe mu buzima bwawe, ndagira ngo uyu munsi wa none Yesu abane nawe cyangwa se wemerere Yesu aze agenga ubuzima bwawe. Yesu ngo arangije ngo arararama ngo areba hejuru mu giti cy'umuvumu, arangije ngo abona Zakayo, aravuga ngo Zakayo ururuka kubera ko uyu munsi narari wawe. Ariko haje kuba akantu, kuko Zakayo bari bamuzi nk'umuntu uriganya, umuntu usaba imisoro myinshi cyane. Barangije ngo bagira ikibazo cy'ukuntu umwana w'Imana Yesu Kristo ngo yari agiye gucumbika ku munyabyaha Zakayo. Ariko iyo usomye neza hari ijambo Yesu yavuze, aravuga ngo ntabwo nazanywe n'abazima ahubwo nazanywe n'abapfu kugira ngo nabo bahabwe ubugingo buhoraho. Byari bikwiye ko Yesu arara kwa Zakayo nk'umunyabyaha. Ngo Zakayo akigerayo yabwiye Yesu, aramubwira ngo Yesu ngo abo nambuye ibyabo ngo ndabibasubiza ngo kandi mbakubire kane. Uyu munsi wa none birashoboka ko ibintu ufite byose ushobora kubireka ukabihara kubwo gutunga Kristo. Nasomye ijambo ryiza riboneka mu gitabo cy'Abafilipi, ryanditswe n'umugabo Pawulo. Yaravuze ngo ibyari indamu yanjye nabihinduye igihombo kubwo gutunga Kristo, ngo kandi ibyo nabitesheje agaciro mbihindura nk'amase kubwo kuronka ubutunzi buhoraho aribwo Kristo. Uyu munsi wa none ndagira ngo wakire Kristo mu buzima bwawe. Zakayo uko byagenze, Yesu yaramusubije ngo Zakayo ngo urahirwa, kubera ko ngo Yesu ngo aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka gukiza icyari cyazimiye. Uyu munsi wa none birashoboka ko ari wo munsi wawe kugira ngo wakire Kristo mu buzima bwawe. Nasomye ijambo ryiza ryo mu gitabo cya Luka rivuga ko ukuntu umutware yananiwe kwinjira mu ijuru, ngo yaraje abaza Yesu, aramubwira ngo mwigisha mwiza, ngo nakora iki se nabashane kugira ngo mpabwe, nakora iki kugira ngo mpabwe ubwami bwo mu ijuru? Yesu aramubwira ngo unyitira iki mwiza? Ngo umwiza ngo ni Imana yo mu ijuru ngo izi itegeko ntugasambane, ntukice, ngo ntukibe, ngo kandi wowe se na nyoko. Uwo mutware arangije abwira Yesu, aramubwira ngo ayo mategeko yose narayohereje. Yesu arangije aramubwira ngo niba warayubahirije, ngo genda ufate ibyo utunze byose, nurangiza ubigurishe ubihereza abakene. Ariko uwo mutware ahagarika umutima, kubera ko ngo yari umutunzi cyane. Icyo ngicyo kiramutsinda, ananirwa gutanga ibyo yari afite byose ngo bihereze abakene kugira ngo yakire Kristo. Ariko twasomye ijambo ryiza ryo muri Zakayo y'ukuntu ngo Zakayo ibyo yari afite byose ngo yarabigurishije, arangije ngo abihereza abakene kubera ko yari amaze kwakira agakiza gaturutse kuri Kristo. Mwene data ndagira ngo ngusobanurire agakiza gaturutse kuri Yesu Kristo. Aka gakiza ni agakiza gakomeye kubera ko ntaho gahuriye n'ibindi bintu. Yewe aka gakiza ni agakiza gashobora kuzaguhesha kubona ubugingo buhoraho cyangwa se kuba mu buzima bw'iteka ryose. Birashoboka ko ushobora kugira ubutunzi bw'isi, ukagira imigisha y'aha mu isi, ariko bikababaza utazabona ubugingo buhoraho. Mwene data ndagira ngo uve mu byo urimo byose. Ushobora gushaka ubutunzi bw'isi ariko ntuzahabwe ubugingo buhoraho, icyo cyaba ari ikibazo gikomeye. Ariko dusomye ijambo ryiza ngo Yesu arangije abwira uwo mutware, aramubwira ngo genda ufate ibyo ufite byose, nurangiza ngo ubigurishe ubigaburire abakene cyangwa se ubihereze abakene. Ariko ngo umutware ahagarika umutima, yumva icyo kiramutsinze kuko yari umutunzi cyane, ibyo ngibyo ntiyashobora kubikora. Ariko ndagira ngo niba wiyemeje gukurikira Yesu, ibyo ufite byose ubihare kubwo gutunga Kristo. Mwene data ndagira ngo uyu munsi wa none Yesu umwakire mu buzima bwawe. Ndagira ngo wakire Yesu aze akuyobore, kubera ko Yesu Kristo kumwakira ni ubutunzi bukomeye. Yewe nta nubwo bugira akagero, nta n'ikintu wabugeranyisha nacyo mu isi. Kubera ko nasomye ijambo ryiza rambwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo aze atubere incungu y'ibyaha byacu. Mwene data byari ibintu bikomeye cyane
ibibazo impamvu Imana yafashe umwanzuro wo kugira ngo umwana wayo Kristo amanuke aze atwitangire kubw'ibyaha byacu. Mwene data, ni iby'agaciro kuzabana n'Imana mu bwami bwo mu ijuru. Uyu munsi wa none ndakwifuriza, uyu munsi wa none ndagusaba kwakira Yesu Kristo ngo aze agenge ubuzima bwawe, aze ayobore ubuzima bwawe. Kabone nubwo uyu munsi wa none ushobora kuba ushaka kugira ngo ukore ibyiza ariko bikanga. Paulo yavuze ijambo ryiza aravuga ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibibi bikananga imbere. Mwene data, ndagira ngo usabe Imana igushurire, usabe Imana ize ibane nawe kandi guha imbaraga, uze uyakire mu buzima bwawe. Tugiye gusoma ijambo ryiza iboneka mu gitabo cya Yohana ibice 4 umurongo wa 10 turasoma no wa 13. Titira amagambo iranditse ngo Yesu avugana n'umusamariyakazi. Umurongo wa 10 haranditse ngo Yesu aramusubiza ati, iyaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Umurongo wa 13 haranditse ngo Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiriramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data mwese mudukurikiye, uyu munsi wa none ndashaka kubwira ijambo ryo kwakira Yesu mu buzima bwawe. Dusomye ijambo ryiza riboneka muri Yohana ibice 4 y'ukuntu Yesu ngo yarimo avugana n'umusamariyakazi. Abantu mwagize amahirwe cyangwa se umugisha wo gusoma iri jambo. Yesu avugana ngo n'umusamariyakazi yarimo ngo amusanze kwiriba ngo avoma uyu musamariyakazi. Yesu arangije aramubwira ngo makutuzi two kunywa. Uyu musamariyakazi arangije aramubwira ngo naguha amazi ndetse kandi abayuda ngo badahura n'abasamariya. Ariko iki gihe ngo abasamariya n'abayuda ngo ntago bumvikanaga, ngo arangije ngo amwima kuri utwo tuzi. Ariko hano dusomye ijambo ryiza ngo Yesu aramusubiza ati, iyaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Mwene data, ndagira ngo nkumvishe ko amazi uyu musamariyakazi yarimo avuga cyangwa se yarimo yima Yesu. Yesu yaramusubije ngo umuntu uzanywa amazi yo kuri iriba rya Yakobo, uyu nguyu azagira inyota, ariko uzanywa ku mazi nzamuha, amazi Yesu atanga, ngo ntabwo azongera kugira inyota ukundi. Uyu munsi wa none ndagira ngo wakire amazi aturuka kuri Kristo. Uyu munsi wa none ndagira ngo wakire Kristo aze agenge ubuzima bwawe, kubera ko numwakira uzagera mu bibazo wihangane, kubera ko numwakira uzagera mu bigeragezo wihangane. Uyu munsi wa none Yesu niwemera akagenga ubuzima bwawe, niwemera Yesu akayobora ubuzima bwawe, bizaba ari ibintu bikomeye cyane. Yewe nta nubwo abantu benshi cyane bajya bahishurirwa cyangwa se bagire umugisha wo kwakira Yesu, ariko uyu munsi wa none wowe dukurikiye ndagira ngo wakire Yesu Kristo. Yesu yavuze ijambo ryiza aravuga ngo nazanywe n'abapfu, ntabwo nazanywe n'abazima gusa. Ariko Yesu icyamuzanye mu isi kwari kugira ngo twese turonke ubugingo tuzahabwe kwari kugira ngo twese turonke agakiza tuzahabwe ubugingo buhoraho. Mwene data, iyo umuntu apfuye azize ibyaha bye cyangwa se agapfa afite gukiranirwa, mu ijuru ntabwo bishima, ntabwo Imana inezezwa nuko abanyabyaha bapfa, ahubwo birayibabaza cyane kubera ko yatumye umwana wayo Kristo kugira ngo abantu bose bahabwe ubugingo buhoraho. Mwene data, ntabwo Imana inejejwe nuko uri gukora ibyaha, ahubwo ibabajwe nuko yakuzaniye gukiranuka ariko ukanga gukiranuka. Uyu munsi wa none ndongera ndakubwira ijambo ngo akira Yesu Kristo aze agenga ubuzima bwawe, akira Yesu Kristo aze ayobora ubuzima bwawe, kubera ko dufite ingero nyinshi cyane z'abantu bemeye kwakira Kristo barangije baboneramo umugisha mwinshi cyane. Iyo usomye igitabo cyangwa se ugasoma inkuru z'umugabo bita Paulo ngo yari umugabo ukomeye, yewe yari n'umunyamategeko mu bihe byabo, ariko ngo arenganya ubwoko bw'Imana. Ariko nasomye ijambo rirambwira ngo Paulo ajya i Damasiko kurenganya ubwoko bw'Imana, ngo Mwuka Wera wamusanze mu nzira, urangije ngo uramutungura, ngo yikubita hasi, urangije uramubaza ngo yewe Paulo umuhora iki? Uyu munsi wa none Yesu arakubaza ngo umuhora iki? Uyu munsi wa none ukora ibyaha ugakiranirwa, ariko Yesu ntabwo abyishimiye, kubera ko yakuzaniye gukiranuka,
kubera ko yakuzaniye agakiza kamuturutseho ariko wanga kukakira. Pawulo ngo yaje kurangira yaciye gukiranuka guturutse ku Imana, yakira agakiza gaturutse ku Iteka Imana, arangije ngo aba n'umuhanuzi ukomeye agabura ibya Yesu Kristo. Iyo usoma uburyo yanditse ibitabo 13 ari by'Abafilipi, Abakorino n'ibindi byinshi cyane. Bivuze ngo uyu munsi wa none uri uw'agaciro ku Mana. Uyu munsi wa none kuba ukora ibyaha ntabwo bisobanuye ko utaza imbere y'Imana ngo Imana ikwemere, yewe iranagushaka bikomeye cyane. Kuko niba warasomye ijambo, Yesu yaravuze ngo yasubiye inyuma gushaka intama y'ijana yari yarazimiye mu gihe yari atwaye 99. Uyu munsi wa none ushobora kuba uri intama y'ijana yazimiye mu gihe yari atwaye 99. Uyu munsi wa none Yesu aragushaka. Ntabwo ufite ibyaha birushije ibya Pawulo, ariko Pawulo yemeye kwakira Kristo, arangije ayoborwa nawe. Uyu munsi wa none Yesu aragushaka. Uko waba umeze kose Yesu arashaka kugendana nawe. Uko waba umeze kose Yesu arashaka kukuyobora. Mwene data wo dukurikira se, wowe ugize amahirwe yo kumva iri jambo iki gitondo, uyu munsi wari umunsi wawe. Birashoboka ko umunsi w'ejo utakumva iri jambo, birashoboka ko umunsi w'ejo utagirirwa n'umugisha yewe wo kumva ijambo nk'iri ngiri, ariko igihe ni iki ngiki mwene data, igihe ni iki ngiki kugira ngo umutima wawe ufungure, kugira ngo wumve ijambo, kugira ngo wakire Kristo. Nasomye ijambo rambwa ngo Yesu ngo magaze ku rugi ndakomanga, kugira ngo umuntu wese wumva ijwi ryanjye akanyingurira aho ngo nzabana nawe. Mwene data Yesu arakomanga ku rugi. Mwene data Yesu arashaka kubana nawe. Mwene data Yesu arashaka ngo umwakire kugira ngo agenge ubuzima bwawe. Cyari igihe kinini ukora ibyo gukiranirwa, cyari igihe kinini utari mu ruhande rw'Imana, cyari igihe kinini warataye agakiza, cyari igihe kinini warateye umugongo ibintu bya Kristo, cyari igihe kinini udashaka gukiranukira imbere y'Imana. Ariko uyu munsi wa none ijambo riravuze ngo akira Kristo mu buzima bwawe, kubera ko uwo nguwo naza akabana nawe, uwo nguwo azakuyobora, uwo nguwo azakugeza mu ijuru amahoro. Mwene data, niba uri muri isi ukaba ushaka gukiranuka cyangwa se ukaba ushaka kuzamana n'Imana muri paradizo, uyu munsi wa none ndashaka ngo wakire Kristo. Uyu munsi wa none ndashaka ngo Yesu umwakire aze ayobora ubuzima bwawe. Byaba bibabaje data, byaba bibaje mwene data, uba muri isi ugakora ibyo gukiranirwa, ukaba bibera mu buzima butagira umwanzuro, ukaba bibera mu buzima butari ubwo kwakira Kristo. Uyu munsi wa none ndagira ngo wakire Kristo nk'uko uriya Zakayo yamwakiye. Birashoboka ko ushobora kuba ibaza ngo mbese namwakira gute, ariko ndagira ngo uce bugufi, ufungure umutima wawe, wemere Kristo aze akuyobore. Nta kindi uretse kwizera amaraso y'umwana Kristo, ukizera n'uwamutumye ariyo Imana Data. Uyu munsi wa none warangiza ukizera iyo Mana, warangiza ugahabwa gukiranuka guturutse kuri yo. Mwene data, ndagira ngo uyu munsi wa none nawe ufate umwanzuro. Cyari igihe kinini udakora ibyo gukiranuka, ariko uyu munsi wa none ndagira ngo ufate umwanzuro nawe ushake gukiranuka guhoraho, kugira ngo uzahabwe ubugingo buhoraho, uzabane n'Imana Data. Nukuri biragoye kugira ngo ube uba muri isi ariko ukora ibyo gukiranirwa utari wakira Kristo. Ariko uyu munsi wa none ndashaka kugira ngo wakire Kristo aze ayobora ubuzima bwawe. Twasomye uburyo Zakayo ngo we yakiye Kristo, arangije ngo ibyo yari afite byose arabigurisha kugira ngo yakire agakiza gaturuka ku Mana Data. Ntabwo wakibaza impamvu Zakayo yafashe ibyo yari atunze byose arangije arabitanga by'ubutunzi bw'isi kugira ngo yakire agakiza gaturutse ku Mana Data. Ese mwene data, wakibaza ngo aka gakiza gafite agaciro kameze gate? Ese gakomeye bingana iki kugero cyuko Zakayo yaretse ibyo yari atunze byose yarangiza akakakira? Agakiza iyo ukakiye kakubashisha kubana n'Imana muri isi, ndetse iyo ukakiye kaguha kongera kubona imigisha yo kubana n'Imana cyangwa se imigisha y'ibyisi. Yewe ako gakiza ukakiye n'ibyisi wakongera ukabitunga. Aho gakiza akuzabana n'Imana mu bwami bwo mu ijuru. Dusoza tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Yohana ibice 3 umurongo wa 36. Titira amagambo iranditse ngo Yohana yongera guhamya Yesu. Umurongo wa 36 handitse ngo umwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo,
ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Mwene data, dusomye ijambo ryo uko uwizera uwo mwana ngo azahabwa ubugingo buhoraho, ariko ngo utamwizera ngo nta bugingo buhoraho azabona, ngo ndetse umujinya w'Imana uzaba kuri we. Uyu munsi wa none ndagira ngo wakire Kristo kugira ngo uhabwe ubugingo buhoraho. Nasomye ijambo rirambwira ngo abafite uwo mwana bafite ubugingo buhoraho, ariko ngo abadafite uwo mwana nta bugingo buhoraho bafite. Uyu munsi wa none wakinjira mu mubare w'abafite gukiranuka. Uyu munsi wa none wakinjira mu mubare w'abafite uwo mwana. Ndagira ngo wakire uwo mwana Kristo, kubera ko uwo mwana niwe ufite urufunguzo rw'ibizaba kuri buri wese. Ndagira ngo umwakire kugira ngo akuyobore muri ubu buzima ucamo bwa buri munsi. Ndagira ngo umwakire kugira ngo aze akuyobore, akubere ubutunzi buhoraho butagira akagero, kubera ko nutamwakira umujinya w'Imana uzaba kuri we, kuri wowe. Mwene data, ndagira ngo amaraso ya Kristo yongere aze abe kuri wowe. Nari nasoza, hari irindi jambo nshaka ko tuganira rito. Nasomye rivuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri, ngo data wo mu ijuru niwe nyirawo, ngo kandi niwe uwuhingira, ngo ishami riri kuri we ritera imbuto, ngo iryo ngiryo rirajugunywa. Mwene data, ndagira ngo uyu munsi wa none ube ishami rizima ryera imbuto muri Kristo Yesu. We kuba ishami ritera imbuto, kubera ko ngo ishami ritera imbuto iryo ngiryo rikurwaho, riracibwa, rikajugunywa hasi, ngo kandi igihe kiragera akarundanywa, akajugunywa, agatwikwa mu muriro. Uyu munsi wa none ndagira ngo ube ishami rizima riteye kuri Kristo, ryera imbuto. Uyu munsi wa none ndagira ngo wakire Kristo aze ayobora ubuzima bwawe. Nsoza, ndagira ngo buri muntu wese udukurikiranye uyu munsi wa none iri jambo ryo kwakira Kristo akagenga ubuzima bwawe. Birashoboka ko ushobora kuba waragerageje iminsi myinshi cyane, yewe ukagerageza no guterana n'abandi kugira ngo wumve ubwiza bw'Imana, ariko bikanga. Ukagerageza gushaka uburyo wakegerana n'Imana, bikanga. Ariko ndagira ngo wegere Imana, wongere wihamagare uyu munsi wa none, wongere ufungure umutima wawe, wongere ubwire Satani, ubwire ngo Satani we, ntabwo nyishaka gukorana nawe, ntabwo nyishaka gukomeza gukorana nawe, ntabwo nyishaka gukomeza kuba muri izi nzira z'umwijima, ndashaka kwegerana n'Imana nkanyura mu nzira z'umucyo. Uyu munsi wa none Imana irohereza imbaraga zije kubana nawe kandi zije kukuyobora. Mwakoze kubana nanjye, mwakoze kudukurikira. Mwe mwese mwumvishe iri jambo, Imana ibakomeze kandi ibahishurire kubana nayo byimbitse, kandi munakire Kristo. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana nziza, uri Imana y'urukundo, uri Imana ikiranuka, uwera wa Isirayeli, turagushimye, turaguhimbaje. Ndasenze ku bwa buri muntu wese wadukurikiye akumva ijambo ryawe, akumva icyo umushakaho. Nukuri uwo nguwo Data mwiza agufungurire umutima, uze uture muri we. Twasomye ijambo ritubwira uburyo Zakayo ngo yuriye igiti cy'umuvumu, ngo ashaka kukureba. Urangije urabwira ngo Zakayo, Zakayo ururuka, kubera ko uyu munsi ngo ndarare wawe. Zakayo arangije ngo agakiza gatahiwe, arangije ngo aravuga ngo ibyo ntunze byose ngo ndabigurisha mbihe abakene kubwo gutunga Kristo. Uyu munsi wa none ndasenze ngo umanuke, uze ugire ibintu hindura. Buri muntu wese wumvishe iri jambo, birashoboka ko ashobora kuba ashaka kugucurikira, birashoboka ko akwifuza mu buzima bwe bwa buri munsi, ariko bikanga, Satani akamuriganya. Ariko uyu munsi wa none afashe umwanzuro wo kuva mu nzira z'umwijima, arashaka kugukurikira, arashaka kubana nawe, arashaka kuba mu buzima bw'uhimbaza, arashaka kuba mu buzima bw'ushimisha. Uyu munsi wa none ndashaka ngo umuhe imbaraga. Uyu munsi wa none ndashaka ngo umugire neza. Uyu munsi wa none ndashaka ngo umuneshereze. Uyu munsi wa none ndashaka ngo umuhigire ibimuhiga. Uyu munsi wa none ndashaka ngo uzumuyobore. Mwene Data mwadukurikiye, ndabasabira umugisha uturuka ku Mana Data n'Umwana wayo. Buri muntu wese urimo aratwumva, ndamusabira umugisha uguturutseho. Buri muntu wese ndamusabira ubutunzi butagira akagero ariko kugutunga. Buri muntu wese ndamusabira gukiranuka kuguturutseho, kubera ko ngo uwagukiranukiye ari muri isi,
ngo azahabwa ubugingo buhoraho. Data, bene data mwese mwumvira ijambo ryambwiye ngo gukiranuka kuzima guturuka kuri Kristo, ko nguko niko kuzatubasha guhabwa ubwabwo mu ijuru, ko nguko niko kuzatubasha kubana n'Imana mu ijuru. Ariko ngo uwanga gukiranuka guturutse kuri yo, ngo umujinya w'Imana uzamubaho. Ariko oya, ntabwo mbifuriza ko umujinya w'Imana ubabaho, ahubwo ndabifuriza ko mwakakira Kristo mu buzima bwanyu akabagenga kugira ngo muzahabwe ubugingo buhoraho. Bene data, ndabashimiye data Uwera wa Isirayeli, uhabwe icyubahiro kubera ko uri Imana imanutse kugenga ubuzima bwa buri wese. Uhabwe icyubahiro kubera ko uri Imana ije kuyobora ubuzima bwa buri muntu wese wadukurikiranye, buri muntu wese wumvishe ijambo. Ganza muri byose, utegeke kandi uhabwe icyubahiro. Tuyobore kandi utugire neza, uzade kubana nawe ubwami bwo mu ijuru none iteka ryose. Amen.